yongeye kubera ko wamunejeje, ariko mu gihe uzamuha warakaye ntushobora kumenya ngo niba ndi mu buriri nyine hari ibyo nababwiye mugomba gukurikiza ntabyo ukora. Nta kintu na kimwe, umeze nk'igiti batemye kigwa mu muhanda. Urumva rero umugabo ntabwo bizamusha, azajombagura nyine asoza arangiza igikorwa cye, ariko hari ibintu byinshi bizaba bitamunejeje. Aho niba ugeze muri icyo gikorwa umugore ntabwo ugomba kwifata, ntabwo ugomba kwizirika ngo se muri nakanga bivuze niba wumva ubishoboye kandi ukabona ko ahantu uri nta kibazo hafite, ntabwo hari abana. Ibyo nigeze gukora mbabwira ngo niba ufite umuryango ukaba ufite umugore ukaba ufite abana bakuze, ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya niba ugiye gutaka, kandi ntabwo uri bureke gutaka, umenya uburyo uribugabanyemo ijwi urarigabanya. Twizere ko umeze neza cyane, natwe turi aho turashima Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gukoramo imibonano mpuzabitsina ku mugore n'umugabo. Buriya akenshi habaho uburyo bwiza, ntabwo ushobora gukora ibintu byose uko ubyishakiye ngo wumve ko bigomba kugenda neza. Kandi buriya mu bantu bashakanye mugomba gushimishanya hagati nyine, umugore agomba gushimisha umugabo, umugabo agashimisha umugore, kubera yuko biba biri ingenzi cyane. Ntabwo uzategereza ngo umugabo wanjye ngo ariwe unshimisha gusa, cyangwa se ngo utegereze umugore wanjye ngo ariwe unshimisha gusa, cyane ko twagiye tubona ibibazo bigiye bitandukanye ku bagore n'abagabo. Ugasanga umugabo arimo ararega umugore we, ugiye umugore wanjye ngiye ntamubwiye ko mushaka, ntashobora kumbwira ko nkeneye. Kandi buriya mu by'ukuri abantu bashakanye mwembi baba mugomba kwerekana ko mukeneranye kugira ngo byorohe. So rero uburyo bwiza bwo kugira ngo ushimishe uwo mwashakanye, ikintu cya mbere mugomba kubanza gutegurana. Umugabo agategura umugore, umugore agategura umugabo. Ntabwo umugabo ari we utegura umugore wenyine. Icyo kintu tucyumvikane, buri wese abashe kubyumva. Ntabwo umugabo ari we utegura umugore wenyine, ahubwo n'umugore aramufasha. Mu gihe umugabo ari kugufata ku kanyonyo, mu gihe umugabo ari kugusoma, nawe ugomba kumufata hahandi uzi yuko ari ibanga ryiwe, cyane cyane nko ku mabere, cyane cyane kumukora mu matwi, kumukora mu musatsi, kumukora ku nyubahiro yiwe neza, kugira ngo abashe kuzamuka muri mudu wumva ushaka, mwese mugatangira igikorwa mwumva mugishaka. Icyo kintu rero mugomba kumenya neza ko mugomba kugikora kandi neza cyane, ku buryo buri muntu wese yumva yisanga muri icyo gikorwa. Ikindi kintu wenda nshobora kuvuga aho ngaho, niba ugeze muri icyo gikorwa umugore ntabwo ugomba kwifata, ntabwo ugomba kwizirika ngo se muri nakanga bivuze niba wumva ubishoboye kandi ukabona ko ahantu uri nta kibazo hafite, ntabwo hari abana, wenda buri muri shamu rwose pe, ufite uburenganzira, ushaka uvuza induru ugeze, ibyo birakureba, ukubyumva. Ikindi nawe mugabo ugomba kumenya ko ibintu uri gukora atari wowe wenyine ukeneye kwishima. Abagabo mboneraho kunenga abagabo bamwe na bamwe batajya bita ku marangamutima y'abagore babo. Ugasanga yita ku marangamutima yiwe gusa, yita ku byiyumviro byiwe gusa, we kuba akoze igikorwa akaba arangije, ntiyite kumenya ngo umugore wanjye yarangije se, ntiyite kumenya ngo wenda se ngo umugore wanjye yarakeneye iki muri ibi bintu twari turi gukora, ahubwo we akita ko yakoze yarangije. Ariko ibyo bintu ntabwo ari byiza. Buri mugabo wese unkurikiye uzi ko iki kintu kimubaho ntabwo ari cyiza. Kora uko ushoboye, ugira ute, mbese nubikora ugerageza amarangamutima y'umugore wawe azamuke, yishime, arangize, umenye ngo iturufu y'umugore wanjye ni iyihe, kugira ngo arangize. Buriya nibwo uba wiswe umugabo, nibwo uhabwa agaciro, nibwo umugore wawe akuriye akavuga ati hashimwe Imana yo yampaye uyu mugabo. Ariko mu gihe uzi ko ibyo bintu utabyubahiriza, mu gihe uzi yuko ibyo bintu ubifitemo ikibazo, igihe cyose uzamenye yuko nta cyiza n'umugore azakubonamo, nta kintu na kimwe azigera yumva yuko wamufashije. So rero ni ukuvuga ngo
ikindi kintu dushobora kwifashisha kugira ngo imibonano mpuzabitsina yacu iryohe imererwe neza ni uko ushobora kugira gute, ushobora kuba wamenya cyane cyane nko ku mugore buryo nyine ugomba kugira gute, ugomba kunezeza uwo mwashakanye, ugakora uko ushoboye kugira ngo wowe niba uri umugore umenye ngo ni iyihe nguni cyangwa se umugabo wawe amenye inguni yawe agomba kugira gute kugushimisha. Noneho uhita unamenya ngo umugabo wanjye ni hehe akunda kwishimira, akumva aranyuzwe, akumva nyine ibintu ni sawa kandi akumva ko byagenze neza. Muri rusange rero ibyo byose nitubimenya tukabiha agaciro bizatuma tubasha kugera kuri byinshi bigiye bitandukanye, byinshi twifuza, byinshi mu buzima bwa buri munsi, byinshi mbese nyine duhura nabyo mu buzima bwacu. Buriya ingo tujya dukunda kuvuga ngo urugo rwanjye rwarananiye, noneho abagore usanga muri karitsiye urugo rwanjye rwarananiye, yewe mama runaka ngiye mugabo wanjye yarananiye, ngiye gusenya, ngiye kwitahira, ariko mu by'ukuri ntabwo ureba ikibazo kiri. Hari ubwo umugabo ashobora guceceka ntakubwire akakwihorera, ariko nyamara ibintu byose byapfiriye mu buriri. Buriya uzacunge neza urebe, iyo mu buriri byagenze neza ugomba kumenya neza ko niba byagenze neza buriya n'ahandi hose biba bigenda neza. Niho hantu uzasanga umugabo yishima akajya kumukora gutahanye akanyama ntibagaherukaga, cyangwa se agahita agutahana irenge kubera ko wamunejeje, ariko mu gihe uzamuha warakaye ntushobora kumenya ngo niba ndi mu buriri nyine hari ibyo nababwiye mugomba gukurikiza ntabyo ukora. Nta kintu na kimwe, umeze nk'igiti batemye kigwa mu muhanda. Urumva rero umugabo ntabwo bizamusha, azajombagura nyine asoza arangiza igikorwa cye, ariko hari ibintu byinshi bizaba bitamunejeje muri ibyo bintu wakoze. Ibyo rero nubasha kubyumva ukabiha agaciro, ndetse ukaba wanabasha no kuba watekereza ku buzima bwawe bw'ejo hazaza, gusazana n'umugabo wawe, niko ugomba kumenya ko ugomba kumwemeza muri ubwo buryo, kugira ngo wenda basi byibura najya nagenda no hanze kubwira ari ryiwe, ajya avuga uti nubwo nagiye ariko nta kintu ubona asanze arusha umugore wanjye. Niyo mpamvu ujya wunda kuvuga ngo abagabo mureke tube abagore tubi indaya z'abagabo bacu. Ntabwo buri indaya ari yindi iri hara ku muhanda yicuruje, ahubwo indaya uburaya buba mutima w'umuntu, uko ukarangira umugabo wawe akanyobwa, uko wambara agiye gutaha, uko umwitaho yaje, noneho byagera mu buriri bikaba akarusho. Hariho abantu bajya banyandikira muri komenti bambwira ngo ese ko dufite abana, ngo se ngo twataka gute kandi ngo abagabo bakunda abantu bataka. Mwabantu hari video nize gukora mbabwira ngo niba ufite umuryango, ukaba ufite umugore, ukaba ufite abana bakuze, ikintu cya mbere ugomba kwanza kumenya niba ugiye gutaka, kandi ntabwo uri bureke gutaka, umenya uburyo uri bugabanyemo ijwi urarigabanya, noneho ugasa nk'uwegera umugabo wawe, ugasa nk'ujya mu matwi akajya kumva gatanu ku kandi. Niba uri butake simbizi kuri butake, ariko nyine ukabikorera mu matwi nyine akumva yuko nyine muri kumwe tu, nta bindi bintu byinshi. Rero nutabikora gutyo ntuzavuge ngo urugo rwanjye ngo rwananiye, ngo byagenze gutya, oya, ahubwo uzamenye yuko wowe ubwawe ufite ikibazo, kandi icyo kibazo nta wundi muntu uzagikemura utari wowe. So rero reka tubashimire kandi tubashishikarize ko mwakomeza kureba zino video zacu, ndetse mukora subscribe, musharinga muri bagenzi banyu, mu liking video niba uzi ko hari ikintu yakwigishije, liking ndetse comment nziza ni ingenzi kuri twese muri rusange. Ubutaha rero mutubwire icyo tuzabigisha abana, komeza barinde kandi bamugisha.